umaze nk'umugosperi umaze genda umaze Gitwaza umaze Apotre Mignoni umaze Ndayize Izayi umaze Rutayisire umaze jewe cyane yanjye ntabwo ari gospel cyane yanjye ni ibigezweho so pastor rero njya gusenga nka pastor mu imirimo nka pastor mu mwanya wayo ngafata n'umwanya wo kujya mu murima guhinga afata umwanya wo kujya mu iduka gucuruza afata umwanya wo kujya mu ifamu so rero numbona ndi kwikaze TV ufata nk'umuntu wagiye mu murima guhinga ufate nk'umuntu uri mu iduka gucuruza umuntu utwaye imodoka ya bisi iri gushaka amafaranga ibindi bijyanye kujya gufata ibintu mukabyitiranya toka kozi wa ribu akurwa mu nshingano cyangwa agafungwa bitewe n'uko yariye ruswa ahantu hajya ruswa ahantu hakora inshingano zitari zo urwego rukamubwira ngo ariko ibikora bitandukanye na disipline wari warahawe yego umupolisi mu muhanda ashobora guhanirwa kubera ko hari ikiganiro yagiranye n'umuntu utwaye imodoka mu buryo bwe cyangwa ubundi akamukubita bitugu kwa ubundi wenda nk'abantu bakunda kugukurikirana kenshi ikintu usanga bibandaho cyane ni iri jambo ryitwa pastori ibi bintu ubundi mu rwego rwo kugira ngo wikorere akazi neza ntabwo wazakora nk'itangazo rurangiza kabisa rivuga riti uhereye nonaha uzongera kunyita pasiteri nzanamujyana no mu mategeko sinkiri pasiteri ntihazagire n'uwongera kubimpamagara aha hantu ntiwaba ukoze umuti wo kwikorera akazi neza kimano uravuga uti imburamukoro zose zijya guhinga ibijumba zirabagara ntabwo zibihinga imburamukoro zose imburamukoro zibagara ibijumba guhinga ibijumba nta muntu udahinga ibijumba twese tugira ibijumba kandi n'ubundi n'ababagara ibijumba babibagara n'ubundi bizera byarumba byakorera n'ubundi byitwa ibijumba nta muntu ubagara ibijumba yego ariko giye mu cyaro najyaga mbona ibijumba tubibagara kugira ngo bigubwe neza nyine bibyibuhe barabyufira ntabwo babibagara kubagara no kufira ni ibintu bibiri se kutarahamagara Padiri Nahimana ngo umaze utari ko Padiri Nahimana mu magambo uvuga gusebya igihugu cy'u Rwanda uri padiri wetari padiri cyangwa uri padiri kutarahamagara gituma utarabaza Kayumba Nyamwasa utarahamagara Kayumba Nyamwasa kumaze ngo uracyari generali w'u Rwanda cyangwa wabaye generali w'ikigarashi uzi impamvu abo ntabahamagara ariko wowe nkuzi nk'umugosperi rero uyu munsi wa none umusore yavuze ngo mafi ya zamani ayanuke icyambere n'amakuru ya baba reka shagenda wintuburira amakuru twarayamenye ubu nta nyoni gisinziriye abantu twese twacanye ku maso ukeneye kugura cyangwa kugurisha waba ukeneye se umuntu wizewe mwajya mukorana kugira ngo agufashe kuguhuza n'umuguzi wawe cyangwa se umugurisha wawe igisubizo cyarabonetse ushobora kutwandikira kuri 078 28 20 137 cyangwa se 078 55 75 194 turanga amazagurishwa ndetse nakodeshwa turanga ubutaka bwo guturamo ndetse n'ubutaka bwo gukoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse tugufasha kuguhuza n'undi wari wese imari yari yose waba ukeneye tandukana n'abandi bajyaga birirwa bagusiragiza umunsi ukarinda urenga kandi n'ubundi bikarangira ibyo washaka gutabibonye fata telefone yawe wiyicariye mu rugo cyangwa muri ofisi yawe ubundi uduhamagare gukorana natwe ni no stress ibikorwa byawe tubikora nk'ibyacu dushyize imbere ubunyangamugayo ndetse n'ubunyamwuga pastor muraho neza muraho n'amahoro amazina yanjye nitwa Jean Paul Kimanuka aremewe ubugingo TV n'amahoro pastor yego ese pastor nk'ubu ngubu mbaye nguhamagaye ndi mu kiganiro ntiwampa nk'iminota nk'itanu nkagira akantu nkwibariza gatoya utandukanye nyinshi Jean Paul n'ubundi ndi nk'umuhungu wawe nubona nkwiriye umwe aba ari wumpa gusha ku ntego y'ikibazo nyezina urakoze cyane hanyuma naridimo ndeba mu makomenti agiye atandukanye mu biganiro ukunda gukora ndetse n'izindi nkuru mwarimo mukora muri iyi minsi vuba n'uwitwa Sibomana n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko ubusanga abantu mu by'ukuri bakunda kugutuka we ngo nguri mubi nguri umugome Claude shitani ubundi wowe nka pasiteri Claude
iyo urebye ubona mu by'ukuri ibintu abantu baba bagutukira ari ukugukorera akarengane cyangwa uba ubona ari byo? abo ngabo ni ukubera ko imburamikoro zose zibagara ibijumba. iyo umuntu ari imburamukoro rero bakajya kubagara ibijumba kuko ibijumba ntabwo imigozi y'ibijumba ntibayibagara. imburamukoro ibagara ibijumba cyane rwose. ariko pasita rwose ngira ngo uwo mugani ntiwaba ari wo kuko ibijumba urabizi ko ari byo byadukujije. ibijumba ariko ntabwo babagara ibijumba, nawe urabizi ko nawe ujya mu mabimba ngo ajye kubagara ibijumba. niyo mpamvu rero bavuga ngo imburamikoro zose zibagara ibijumba. urumva barabura gutanga igitekerezo cy'uko bumva ibyo umuntu aba yavuze, bo bakajya kuzana za nyirabuku n'injangwe, izo zizajya zihumira mu mazu yabo basinziriye. uransekeje ni ukuri. ariko ngira ngo wenda nanone baba babiterwa n'amagambo akomeye ukunda gukoresha, ndetse n'uyu mwanya urumva nk'ibi ngibi hari uwabyumva agahita yumva urabatutse akumva ko wenda bundi ubwenge na Paul kubwibutsa umusubiza ubundi. so urumva rero iyo umuntu agiye mu kiganiro akajya kujobora akajya gutukana, aho yatanze igitekerezo cyavuga ati oya bari kuvuga gutya bivugwa gutya, ntabwo bivugwa gutya bivugwa gutya. uwo ni ukuvuga ngo ntabwo ushinzwe kunezeza imitima yabo mbwira, nabo ntibashinzwe kunezeza imitima yanjye. kandi ikindi ntabwo, niyo mpamvu bavuga ngo inama y'umwe babiri batatu zirafasha abantu bajya inama. ariko iyo umuntu avuga ari wenyine atanga opinion ku giti cyiwe. niyo mpamvu inama y'abaturage mu mudugudu umwe atanga ikibazo undi agatanga ikibazo undi agatanga ikibazo undi agatanga ikindi kibazo, bose babaza ibibazo byenda gusa. kubera yuko hari utumvise ikibazo cyawe, hari utumvise imvugo ya kanaka, atanga igitekerezo cyiwe, undi atanga igitekerezo cye, undi ati nanjye ndabyumva gutya. rero muri icyo gihe iyo wicaye kuri kamera ukavuga wenyine ubwira isi yose, abamutega amatwi bose ntabwo bose banyurwa n'ibyo urimo urababwira. nibyo. icyo gihe rero bisaba ngo undi nawe ubikeneye nawe hazagira abasaba ibiganiro bavuga ati bajya bamagara bambwira bati dushyira kuri video call, ndashaka kugira ibyo mvuga, hari ibyo bavuze bitari byo, noneho wajya avuga ibyo mushyire kuri video call y'Ikaze TV. avuge rwose uko bitekereza, kereka usebye igihugu wese nzamuhamika. ariko ushaka gutanga igitekerezo gitandukanye n'ibyo mba navuze mu buryo bumwe muri sosiyete nyarwanda byubaka, ibyo rwose weraga guhudu nta kibazo gihari. igitekerezo cy'umuntu rero uwe gutanga igitekerezo n'uburenganzira bwa buri wese, tegeko nshinga niko ribivuga. ariko nanone ngira ngo hari igihe uwitwa umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yigeze avuga akwikoma we na Pastor Mutesi, avuga ati ariko nabura mureshe ntabwo yatwikomye. iyo yikomye umuntu aranamuhamagara, urabyumva, aravuga ati rwose rimwe kabiri gatatu ibi ntabwo yatwikomye, ahubwo yatugira inama kuko icya mbere ni umubyeyi, kabiri ni umuyobozi, gatatu ni dogiteri. rero ubu uriya ni dogiteri mu mategeko, akaba n'umuvugizi w'urwego, akaba n'umuntu w'umubyeyi yavuze ati mw'abana banyu muvuye ku kazi, iyo bababajije ibyo mwiriwe mubabwira ko mwakoze akazi ke. urumva we yavuze nk'umubyeyi, aho ntiyavuze nk'umuyobozi, yavuze nk'impanuro za kibyeyi. ariko nanone ku bantu bamukurikiranye urebye uburyo bamaze igihe bagenda bafata abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga nabi, ku bantu bamukurikiranye ririya jambo bumvise ko iriya ari nka last warning namwe ubwanya bahaye ko igihe kizagera mugafatwa kubera ko mukoresha imvugo zisa n'usebanya. Karame wowe urabona uzafatwa n'iki? yewe kuko imbeba ifatirwa ikunda kunyura. ariko icyo kibazo mbajije kimwe urabona umwahubwire meya yegurwa ku buyobozi bw'ubumeya n'inama njyanama bitewe n'uko ataranguye cyangwa se atujuje inshingano yemereye abaturage mu nama njyanama. umukozi wa RIB
akurwa mu nshingano cyangwa agafungwa bitewe n'uko yariye ruswa ahantu hajya ruswa ahantu hakora inshingano zitari zo urwego rukamubwira ngo ariko ibikora bitandukanye na disipline wari warahawe. yego umupolisi mu muhanda ashobora guhanirwa kubera ko hari ikiganiro yagiranye n'umuntu utwaye imodoka mu buryo bwe cyangwa ubundi akamukubita ibitugu kwa. ni urugero turimo turatanga ariko ni urugero. oya ni urugero mbega ubwo urashaka rero bya Paul nawe wowe urabona uzafatwa n'iki? oya nanjye kode na mutesi kore hasi woningi uba bahawe wowe urumva uzafatwa n'iki? oya jyewe nzafatwa n'ibyo nanjye mba ndi gukora. umuntu wese rero urumva muri iki gihugu nta muntu n'umwe utaragera ku kintu cyitwa igorero. yego havuyemo umukuru w'igihugu wenyine gusa muri iki gihugu. abandi bose bagezeyo. none se minisitiri w'intebe urumva minisitiri w'intebe abajenerali abaki abaminisitiri ubwo se tuvuga iki kintu? mbega ubwo urashaka kuvuga ko twese tuba turimo turakomanga cyangwa nta muntu n'umwe buriya rero reka nkubwire. yego umuntu umwe yabwiye undi ngo uragapfa undi aravuga ati nzagahembwa itazasangayo. urakoze pasita bigaragaye nanone ndetse ntegereje ko barimo barashaka babarira gatoya kuri aka kantu ntabwo ngiye kuvuga kuri akuvuze muri make wenda birumvikana burya ukora n'ikosa umugabo kera bajyaga banavuga ngo burya ngo aseka imbohe nta wavuga ejo bundi ba Karabo bari hariya bantuze mbega nta wavuga yuko wenda ngavuge ngo ni kamara ngejo ntiyakisangayo ahubwo nashatse gusa naho wenda umfasha gatoya. urabona nk'abantu wenda tuvuge wakoze ikiganiro cy'ibihumbi wakurikiranwe n'abantu 10,000 komenti 200 zatambutse ariko 150 zose ziravuga ati Claude kosora Claude mu by'ukuri aba bantu 150 bose aba bantu 150 bose ubu hano tuvuge yuko ari urwango baba gufitiye cyangwa ahubwo nuko wenda nawe uba uri murarenga umurongo y'ubyo uri murakora. ntabwo nyumvishe ndi kumva uri kwirira ntuze ikibazo cyawe kibaruka nongere nsubiremo ikibazo ndi kumva uri bize ngiye kukoreka. ikibazo cyawe kirabaza biki? dore uko ikibazo kibaza uravuga uti imburamukoro zose zijya guhinga ibijumba zirabagara ntabwo zibihinga. imburamukoro zose imburamukoro zibagara ibijumba. guhinga ibijumba nta muntu udahinga ibijumba twese tugira ibijumba kandi n'ubundi n'ababagara ibijumba babibagara n'ubundi bizera byarumba byakorera n'ubundi byitwa ibijumba nta muntu ubagara ibijumba. yego ariko giye mu cyaro najyaga mbona ibijumba tubibagara kugira ngo bigubwe neza nyine bibyibuhe barabyufira ntabwo babibagara. kubagara no kufira ni ibintu bibiri se? biratandukanye pastor. none reka mbanze ndebe kano kantu ubundi wenda nk'abantu bakunda kugukurikirana kenshi ikintu usanga bibandaho cyane ni iri jambo ryitwa pastori. ibi bintu bundi mu rwego rwo kugira ngo wikorere akazi neza ntabwo wazakora nk'itangazo rurangiza kabisa rivuga riti uhereye none aha uzongera kunyita pasiteri nzanamujyana no mu mategeko sinkiri pasiteri ntihazagire n'uwongera kubimpamagara. aha hantu ntiwaba ukoze umuti wo kwikorera akazi neza? hajya usengera kimano mu mutima urusengero cyangwa se ihuriro icyo bita itorero cyangwa idini. urusengero ni umubiri wanjye. hanyuma ihuriro ryo urabizi ko n'iwawe narahaje. hari ihuriro ryitwa Adeperi, hari Zayoni, hari Mirako, hari Gatulika, hari Abadive, hari Anglikani n'ayandi ba Zayoni gutya ibintu nk'ibyo. kugeza kuri uyu mwanya rero yego reka nse n'umuntu uhishaho mbarizwa mu rwego rwo kugira ngo ndinde umutekano wanjye. aha rero naringiye kukubaza bimwe mu byo naringiye kukubwira. yego izina
pasitoro ikibazo, hari pasitoro Korode, hari na Niyonzima Korode, abantu babiri wabyumvise. yego mu bantu babiri rero ubu tugiye kwa pasiteri Korode, abantu bazabyumva. nubwo tugiye kwa Korode bazakubaza Korode na Korode ni rero. yego wabyumvise. none rero ntukababazwe n'ikabutura utambaye, kubera yuko iyo ikabutura wambaye igucikiyeho wandura n'uburyo uyidoda. ntukababazwe n'ikabutura utambaye, kubera yuko ntiwamenya aho yaguriwe. yego ubwo uransubije. mba pasiteri ntiwari uhari cyangwa se ngo bigufate ku mutwe watumye maze kuri iyi mihanda. ariko pasita impamvu mbikubajije urumva ko nanabiguhamagara ni uko jyewe mbyemera. none se kutarahamagara padiri Nahimana ngo umaze utari ko padiri Nahimana mu magambo uvuga gusebya igihugu cy'u Rwanda, uri padiri wetari padiri cyangwa uri padiri. kutaramuhamagara gituma utarabaza Kayumba Nyamwasa, utarahamagara Kayumba Nyamwasa ngo maze ngo uracyari jenerali w'u Rwanda cyangwa wabaye jenerali w'ikigarashi. uzi impamvu abo ntabahamagara. bariya nabamenya ari abanyepolitike, ariko wowe nkuzi nk'umugosperi. rero uyu munsi wa none umusore yavuze ngo mavi ya zamani ayanuke. mama maki amazirantoki ya kera ntakinuka. wabyumvise. yego ibyo tubyakire dutyo. okay, ngewe nari mbibajije mu rwego ntabwo ari umaze nk'umugosperi, umaze genda umaze Gitwaza, umaze Apotre Mignoni, umaze Ndayize Izayi, umaze Rutayisire, umaze jewe cyane yanjye ntabwo ari gospel, cyane yanjye ni ibigezweho. so pastor rero njya gusenga nka pasiteri, mu imirimo nka pasiteri mu mwanya wayo, nkafata n'umwanya wo kujya mu murima guhinga, afata umwanya wo kujya mu iduka gucuruza, afata umwanya wo kujya mu ifamu. so rero numbona ndi kwikaze tv ufata nk'umuntu wagiye mu murima guhinga, ufate nk'umuntu uri mu iduka gucuruza, ufate nk'umuntu utwara imodoka ya bisi iri gushaka amafaranga, ibindi bijyanye no kujya mufata ibintu mukabyitiranya toka.